murakoze cyane. Twongeye kugaruka kuri kamera ya Healing Voice TV. Turabashimiye cyane uburyo mudahwema kudukurikirana abari ku migabane itandukanye. Jean Paul wongeye kugaruka imbere yanyu. Imana ibampera umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo ry'indererwamo twese tugomba kwibonamo. Turibaza duti ese ijambo ry'Imana muri iki gihe ririmo kubahirizwa cyangwa se irimo kuvugwa, ririmo rirashyirwa mu bikorwa n'ibyo barimo kubivuga? Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu ijuru yita ku ijambo ryayo. Imana yo mu ijuru iyo imanutse habanza ijwi, ari ryo jambo ryayo. Iri jambo ni ijambo ritubatura, ni ijambo ridukura mu bibi rikadushyira mu byiza. Mu kanwa k'Imana ni ijambo rivuga ngo kira. Ntabwo ari ijambo rivuga ngo ntubeho. Rivuga ni ijambo rivuga ngo kira. Va mu byaha, hinduka, kiranuka. Iryo jambo gusa nkugirire neza. N'ayo magambo ava mu kanwa k'Imana. Bibiliya iratubwira ngo iki? Bibiliya avuga ngo uwubaha ijambo ryayo akaryubaha. Burya iyo wubashye ijambo ryayo nayo ubwayo uba uyubashye. Bene data munteze amatwi murimo mukurikira mu ndebe. Iyo wubashye ijambo ryayo, wubaha ijambo ryayo gute? Wubaha ijambo ryayo ukurikiza ibyo rikubuza n'iryo rikugira ute? Iryo rikubuza n'iryo rikubwira gukora. Bavuga ngo kubaha amategeko. Iyo wubashye amategeko ukayubaha, uba wubashye na nyiri kuyashyiraho. Turi kumwe? Iyo wubashye amategeko ni ugukurikiza ibyo avugwa cyangwa avuga. Ibyo avuga ukabishyira mu bikorwa. Iyo utayubahirije uba ugiye kure iki y'ayo mategeko. Natwe uyu munsi ndakubwira ngo kubaha ijambo ry'Imana ni ugukora icyo rikubwiye, ukazibukira iryo rikubwira ngo iki ni kibi. Icyo kibi batubwira ni iki? Ikibi batubwira, ijambo ry'Imana ni icyaha. Ni nacyo Imana irwanya nacyo. Nicyo Imana irwana nacyo. Itubwira ngo tuve mu byaha. Mwene data unkurikiye, va mu byaha kugira ngo usohoze ijambo ry'Imana cyangwa umugambi w'Imana usohore ku buzima bwawe. Va muri ibyo byaha umaze igihe urimo wivurugutamo, ugenderamo. Wowe wibwira ko Imana itakuzi, ariko Imana ibikureba, irakureba. Erega hari ijisho ry'Imana, nta hantu ushobora kugira gute kuryihisha. Niyo mpamvu ikubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kuki yabwiwe iri jambo rigarukamo kuva mu byaha? Niyo ntego y'Imana yo kubwira abantu bakareka Sekibi, ari we Satani, uwakoresha ibyaha, uwakoresha ibibi. Njya numva abantu bavuga ngo ibintu byose ngo ni Satani, ni Satani. Yego, ibintu byose ni Satani by'ibyaha bibi, niwe ubitera, niwe unabikoresha. Ibyo tubyumva iyo dusomye Bibiliya. Tubwirwa uburyo umwanzi Satani yamanutse avuye mu ijuru. Aribwo Bibiliya itubwira ngo wasi we ubonye ishyano. Umunyakibi yamanutse aje mu isi. Yaje ikize, yaje kugira ngo aguhindure ube imbata ye, kandi utari ukwiye kuba imbata ya Satani. Ukwiye kuba imbata y'ibyiza, kuba imbata w'abagaragu, umugaragu w'Imana. Ni ukugira ngo ubigereho niryo rya jambo rikubwira ngo kiranuka, va mu byaha,
reka ikibi, gendera kure y'ikibi, kuko nugendera kure y'ikibi Imana izabana nawe kandi Imana izagukunda. Imana ishimwe cyane. Ndacyari ku ijambo rivuga tugiye kuganira, avuga ngo kumenywa n'Imana. Kumenywa n'Imana. Kumenywa n'Imana. Ese ninde wamenywe n'Imana? Kumenywa n'Imana ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Ninde wamenywe n'Imana? Ninde ugendera mu buntu bw'Imana ukaba Imana ikuzi? Muzi ukuri kugira ngo uzamenywe n'Imana ni ukuba ukiranuka, ni ukuba ugendera mu bwiza bwayo, ukagendera mu mategeko yayo. Ariko mu gihe utari mu mategeko yayo, mu gihe utarimo kugendana nayo, mu gihe utarimo kubana, ntizigere kumenya. Gusa irakuzi, ariko hari ukumenywa no kuba ikuzi. Sinzi inyito nabifata mu ngo nabicisha mu kuba kubuzwi n'Imana no kumenywa n'Imana ni ibintu bibiri. Kubuzwi n'Imana no kumenywa n'Imana. Uyu munsi ndakubwira ngo umenywe nayo. Muri uko kumenywa nayo nibwo Imana izahaza cyangwa izasohoza imigambi yawe yose. Kuba uzwi n'Imana ukamenywa nayo ni ikintu cy'agaciro gakomeye. Ni ikintu muri wowe utagereranya. Nshuti yanjye unkurikiye, ushobora kumenywa n'ababyeyi, ukamenywa n'imiryango ikakumenya pe, inshuti zawe zikakumenya, abavandimwe bakakumenya, ariko utazwi. Kuzwi ni imico, umuntu azwi ku mico iyi n'iyi. Nakubwiye ngo rero kumenywa n'Imana no uzwi n'Imana ni ibintu bibiri. Kuki mubyitiranye? Kumenywa n'Imana no kubuzwi n'Imana. Abantu bagenda bazi ko bazwi, ariko itabamenye. Kubera iki? Ni cya gihe tuba turi mu bibi, turi mu byaha. Bibiliya iravuga ngo ahantu hose bitureba. Ariko rero utandukane na wa wundi Imana izi ikamwishimira. Ndaguha urugero rwiza. Mugaragu w'Imana Dawidi, mu byaha bye mu mafuti ye yakoraga, ariko yarazwi n'Imana, yamenywaga nayo, kuko yamenyaga guca bugufi no kwihana. Uyu munsi ndakubwira ngo kubuzwi n'Imana ni ikintu cy'agaciro gakomeye cyane. Kubuzwi uko uriho gusa ni ikintu cy'agaciro gakomeye cyane. Ndakubwira ngo menywa n'Imana, uzwi n'Imana. Haleluya. Reka dusomere ijambo riri mu Migani ibice 17, Imigani 17, Imigani 8 umurongo wa 17. Aravuga ngo nkunda bankunda, abanshakana umwete bazambona. Mu Migani ibice 8 umurongo wa 17 haravuga ngo nkunda bankunda, abanshakana umwete bazambona. Nshuti yanjye umvira ijambo icyo rivuga. Nkunda bankunda, Imana ikunda abayikunda, kandi nanone abayishakana umwete barayibona. Wa muntu ukunda Imana nawe iramuzi, nawe iramumenya. Kumumenya bitwara ikizi? Bisa amasaha angahe? Ku Mana nta n'umunota urimo, nta n'isegonda ririmo. Imana irakuzi. Gusa ndakukangurira nkubwira ngo kumenywa n'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Aravuga ngo kandi nkunda bankunda, kunda Imana mwene data. Impamvu bakubwira ngo kunda Imana ni gute?
ukunda imana uri mu byavuzwe nayo, ukabyubahiriza mu mategeko yayo, ukayagenderamo. ibyo ikubuza ukabigenderamo, ukabireka. zibukira icyaha. nicyo gituma tujya kure y'Imana. icyaha umwanzi dukoresha bigatuma Imana itatumenya, bigatuma Imana itatuzi. uyu munsi wa none ndakubwira ngo niba ukunda Imana nayo iragukunda. amen. niba ukunda Imana nayo iragukunda. nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. ugaragaza uca uburyo ushakana Imana umwete. aho nuyishakana mu bibi, nawe nuyishakana n'ibyaha. abantu benshi barashaka Imana. ugeze ku isi hose uhura n'abantu, mvuye gushaka Imana, mvuye gushaka Imana. amukubitanye hasi no hejuru, aho mugiye muciye hose, mvuye gushaka Imana. ese Imana urayishakana umwete? ese ufite ishyaka ryo kugira ngo uvugane nayo? ariko Bibiliya ivuga ngo nkunda bankunda ngo abanshakana umwete bazambona. ese ufite umwete wo gushaka Imana? uyu mwete nshatse kukubwira ni uwuhe? ni umwete wo kubaha Imana, akareka ibyaha, ugakora ibyo gukiranuka. uwo ni wo mwete, gukora ibyo gukiranuka. numara gukora ibyo gukiranuka, Imana ikabana nawe, Imana ikakwiyereka. mwene data, ndagira ngo ubwire ngo Imana irakubwira ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete barambona. niba ushaka Imana banza uyikunde, kandi kuyikunda kwawe ni ukureka ibyaha. kandi kugira ngo uyibone n'umwete, yishakane no gukiranuka kwawe kose. aho gukiranuka harimo iki? kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntukihugireho. ese waba wanga mwene so, inshuti yawe, abavandimwe bawe, wanga ikiremwa muntu Imana yaremwe, ukavuga ngo urimo gushaka Imana? waba ukiri mu busambanyi, ukiri mu matiku, ukiri mu nzangano, ukiri mu moko, ukambwira ngo urashaka Imana umwete? urayibona iragusangaye. ntaho. banza uve muri ibyo byaha. noneho numara kuva muri ibyo byaha, uyishakana iki? umwete. mwene data, shakana Imana umwete, uzayibona. mu ngorane zawe nuyishakana umwete uzayibona. mu bibazo byawe, ibyo bikugose, ibyo bikugarije, nuyishakana umwete urayibona. mwene data unkurikiye, unteze amatwi, mu Kristo, mwene data, dusangiye urugendo rujyana mu ijuru, dusangiye no gucungurwa n'amaraso Yesu. shakana Imana umwete, kuko nuyishakana umwete nayo izakwiyereka. ntaho yagiye, ntabwo ijya yihisha. oya, n'ubu ngubu muri kumwe, naho uri muri aho uri iri kumwe nawe, aho uryamye, aho wicaye, aho ugenda hose iri kumwe nawe. ikibazo kimwe gusa, ni akantu kamubura gusa, ni ukwishakana umwete. ibyo yabwiye mwene data urya mutunzi, aramubwira ati ese wubahirije byose? aramubwira ati byose ndabitanga, 10% ndagitanga, mfasha abakene, ndakora ibishoboka byose, ndabirangiza. narabirangije byose, nakosoye bimwe byose, bya bindi waruzi narabirangije. aramubwira, Yesu aramureba, aramubwira ati koko nibyo warabirangije. Imana ntayihishwa, arabona ko hari ibyo warangije, arabona ko hari ibyo wakoze kandi byari bikwiye gukorwa, ariko harabura kimwe. aramubwira ngo urabura kimwe, genda ufate ibyawe ubiha abakene. aho wabaye umutego ukomeye cyane. kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. mwene data, urashaka Imana ukiri muri ibyo, utarakunda mwene so, ukimureba n'iki? ukimureba mu kibazo. murasangiye urugendo, mwicara ku meza amwe, mwicara ku ifunguro rimwe, mwicara ku ntebe imwe, mwicara muririmba ijwi rimwe,
ariko ukaba ugifite urwangano muri wowe, ukaba ugifite amacakubiri muri wowe mwene data, ukambwira ngo kandi uri umugenzi ujya mu ijuru. Erega ndagira ngo usobanurire, hari ijuru rizagerwamo n'abera, hari nijoro. Ibintu ni bibiri, hari ijuru hari nijoro. Ijoro rizagerwamo n'abasekibi, babandi bakora ibibi, babandi bameze nkawe nk'uko umeze n'utarahinduka. Uyu munsi ndagira ngo gutangarize ngo shaka Imana umwete kandi uzayibona. Ukora ibyo gukiranuka, ugendane n'Imana yawe, kumenywa n'Imana. Dusome irindi jambo, n'iri somo riri mu Bakorinto Abakorinto ba mbere ibice 8 umurongo wa 3. Aravuga ngo Abakorinto ba mbere ibice 8 umurongo wa 3. Aravuga ngo ariko ukunda Imana ni umenywa nayo. Ukunda Imana ni umenywa nayo. Mwene data, niba ukunda Imana uzwi n'Imana. Niba ukunda Imana uzwi nayo. Reka nkubwire, umudamu umwe witwa Dorcas yamenywe n'Imana, kandi yarayikunze. Amaze kuyikunda irangije iramumenya. Nihe umenyera Imana? Ni hahandi muri bya bibazo urimo, muri bya bigeragezwa, muri za ngorane, kwa kutabwa, kwa kurekwa, bya bindi bya bibazo bikuzuye, aho ni ugira ute umenywa n'Imana. Ariko nayo ikakumenya kuko nawe wayikunze. None se abantu bamenya inshuti zabo, bakamenya babagiriye neza, bakamenya yuko ari inshuti magara bagendana. Imana yo mu ijuru yananirwa kumenya umuntu wayo yaremye, uyikiranukira ku manywa na nijoro? Uyu mugaragu w'Imana Dorcas, ariwe Doruka, yamenywe n'Imana mu gihe iki? Yakoze imirimo myiza. Umva, iyo mirimo myiza harimo gukiranuka, harimo kugendana nayo, harimo kubana n'Imana, harimo ingeso nziza. Ibyo byose byaramurangaga. Niyo karango k'iki k'umuntu w'Imana uzwi n'Imana. Yarakiranukaga, yagendanaga nayo, ntabwo yikwiraga ibintu, yaratangaga, yararekuraga, yarafashaga, yakoraga imirimo myiza. Imana yo mu ijuru ibona ibikorwa arimo gukora, bituma nayo imumenya. Ariko ukunda Imana ni umenywa nayo. Shuti mwene data, Doruka yamaze igihe ngo arwaye arapfa, ngo amaze gupfa ngo bamujyana mu cyumba cyo hejuru. Ngo bamujyanye mu cyumba cyo hejuru, ngo barindira igihe ba Petero bagombaga kuza muri icyo gisagara cy'iwabo cyangwa muri uwo mudugudu w'iwabo. Ngo nta kindi bakoze, ngo ari hejuru, ngo Petero na bamujyana hejuru muri cya cyumba cyo hejuru, aho Doruka aryamye, aho umubyimba we cyangwa mayiti yiwe, aho umubiri we uruhukiye. Ngo agezeyo, ngo akubitana n'abana b'imfubyi, akubitana n'aba bantu yagiye agirira neza, akubitana n'aba bantu bose yagiye afasha. Mwene data, ufashije bangahe? Uri gukora umurimo w'Imana ute? Muri iki gihe twari turi muri guma mu rugo, ku bantu, ariko kuba Kristo ari guma ku mavi, twayivuyemo. Ariko abakristo baracyari ku mavi, kuko turacyasengera kugira ngo iki cyorezo Imana igishyire iherezo.
ibi byago Imana ibikuvane mu nzira. Niyo mpamvu twayise guma ku mavi. Mukristo guma ku mavi, unkurikiye guma ku mavi. Abandi bari guma mu rugo ariko we guma ku mavi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Wafashije bangahe? Wabyaje ubutumwa bwiza bangahe? Ese bamwe bari ibishwe n'inzara, wowe ufite ibyo kurya wafashije bangahe? Wakoze imirimo ki? Ariko ukunda Imana niyo umenywa nayo. Uyu Dorokasi ari we Doroka cyangwa Tabita, uyu yakoze iyo mirimo myiza. Muri uko gukora iyo mirimo myiza, ngo abapfakazi, impfuzi, abo yagiriye neza, abo yadoderaga imyenda, ngo baje n'abana batoya bajya ku muzimba, baravuga ngo dore Mana mugarure, dore yakoraga imirimo myiza nk'iyi, dore ibikorwa yakoraga. Ngo ari Imana yo mu ijuru kuko imukunda kandi muzi, nawe akagendana nayo. Amen. Yabanye n'Imana, akora ibikorwa byiza, nizo zatumye ngo Petero asenga, ngo arangije agete ngo agaruka mu mwuka. Mwuka uragaruka, yongera asubirane, arababwira ati mwakire. Yongera kugaruka mu mubiri. Agaruwe n'iki? Kuko Imana imukunda. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Mwene data, Imana irakuzi niba ugendana nayo, niba ubana nayo, kubana nawe muri ibyo bibazo byawe. Imana irakuzi muri ibyo bikuzungurutse. Imana irakuzi muri ubwo burwayi bwawe. Imana irakuzi muri ibyo byose bikugarije. Umva, iyo ndwara bakubwiye ko idakira, ndagira nkubwire ngo Imana irakuzi. Aho uryamye mu bitaro, aho uryamye kuri icyo gitanda, aho uryamye muri urwo rugo, aho ari ho hose urwaye, ufite ingorane, Imana irakuzi. Ntabwo ibyo byose byayitunguye, oya. Ntabwo ibyo byose urimo kubona byigeze biyitungura, ariko kuko wagendanye n'Imana, kuko Imana ikuzi. Imana yiteguye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Imana yiteguye gukora igitangaza kuri wowe. Nubwo ubona uzungurutswe n'iki, wabuze amafaranga y'inzu yo kwishyura inzu, wabuze indwara zabuze muri wowe, wabuze ikintu runaka urimo gushaka wakibuze, abana ni ikibazo, kwiga ni ikibazo, ingorane kurya ni ikibazo. Mwene data, ndagira ngo nkubwire, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana ije gukora imirimo niba warakoreye Imana agakiranuka. Wari gukunda Imana niwe umenywa nayo. Nshuti yanjye, niba ukunda Imana, Imana irakuzi. Ikuzi ku biki? Ikuzi mu biki? Ndagira ngo nkubaze, Imana ikuzi mu biki? Ikuzi mu gukiranuka se? Ikuzi mu gufasha se? Ikuzi mu gusura abarwayi? Ikuzi mu gusabira abantu no gusengera abantu bakabohoka bagakira? Ikuzi kubwira abantu ngo bakiranuke? Cyangwa ikuzi mu bundi buryo? Uyu munsi wa none, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Nshuti yanjye, Imana irakumenya. Aho uryamye Imana irakuzi. Ibyo byakuyobewe, waremerewe n'ibigeragezo, urugo rwagucanze, ni ingorane zikomeye cyane, ibibazo birakuzuye, ariko Imana irakuzi. Uburwayi bwawe bwakuze, ariko Imana irakuzi. Ngutangarize nkubwira ngo ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Uyu munsi ongera ibihe byo gukunda Imana. Uyu munsi ongera ibihe byo kwegerana n'Imana. Nkubwira ngo niba ukunda Imana, nawe irakuzije kugukura mu kibazo cyawe ufite. Ije kugikemura, ije kukirangiza. Nawe urimo kuburana, ufite imanza. Ndagira ngo ubwire ngo muri ibyo byose Imana irabizi. Ubwo urwanywa, nubwo ufite ibigeragezo, ariko Imana irakuzi. Hari abantu njya mbona mperutse kujya mu mujyi,
muri uko kujya mu mujyi Imana inyigisha ku bantu bajya bagerageza kwiyahura kandi bitwa ngo barimo barashaka amaramuko. Nibyo kuko ni ugushaka ubuzima kugira ngo babeho. Mwene data, nshuti yanjye, hari ibyo Imana izakubaza ati ni ibiki? Ukabona umuntu yikoreye toni cyangwa ukabona yikoreye ibiro 200, warapima ibiro 50. Yego ni ugushaka ubuzima, ariko se urimo kwiyahura, uzabaho igihe kingana iki? Wakwikoreye ibyo Imana iba yakugeneye ikaguha ko izi ko igukunda kandi itakwemera kupfa, kuba yanaguhaye ako kazi gusa byonyine, ibyo nabyo ni umugisha. Kuba yaguhaye ako kazi wakabonye ukikorera, kuki ushaka kurenza ibintu zawe? Kuki ushaka kurenza ibintu? Ni ukwiyahura. Imana ibona nko kwiyahura. Bene data, mureke kwiyahura. Usaza igihe kingana iki? Oya, mwene abagenda gutyo kandi basaza nabi, ntabwo basaza neza. Uyu munsi ndakubwira ngo ukunda Imana ni umenywa nayo, kuko ukunda Imana ntabwo yajya kwiyahura, ahubwo avuga ati kuko Imana inkunda, uyu munsi irangabira, uyu munsi irandemera, uyu munsi irampa ibyo kurya, uyu munsi akazi ndakabona uko kari kose, ariko ndakabona, ndabona ibyo kurya. Ariko se kuki wirengereza ibindi? Ni ukwiyahura. Urapima ibiro 50, ibiro 50 nibyo upima, cyangwa 60, ukikorera ibiro 200, ukishyira ibiro 200 ku mutwe wawe. Ese uzarama igihe kingana iki? Ushakira bwinshi, wanyuzwe n'utwo dukeya ko wabikora kenshi kandi ugacyura umubyizi wawe ukabaho. Reka kwiyahura. Aha nga Bibiliya tubwira ngo Imana imaze kuzura Tabita cyangwa Dorcas, Imana abongera abaho, abo umuntu muzima. Kubera iki? Ibikorwa yakoze. Imana yamwibutse kuko yabanye n'Imana. Nshuti yanjye, Imana yakwibuka kuko wabanye n'Imana. Lazaro nawe bamaze gukubika yuko yapfuye, ariko muri uko kubika yapfuye, Yesu yarababwiye bati sinababwiye nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Lazaro yari amaze igihe apfuye kandi yaranutse, ariko kubw'ibikorwa yakoze no kubana n'Imana, kuko Imana imuzi, yamumenye, kuko imukunda nawe yayikunze, bituma igitare cyari aho yarari, umubiri we cyangwa umubyimba ahantu wari uri uruhukiye, bituma avayo aba muzima, arangije asubira ku isi y'abazima. Kubera iki? Ukunda Imana ni umenywa nayo. Kunda Imana, ndagushishikariza kunda Imana. Muri uko gukunda Imana, Imana irakuzi. Uko gukunda Imana, Imana irakwiyereka. Mwene data, niba ukunda Imana, Imana irakuzi. Niba ukunda Imana, Imana irakuzi. Ntushidikanye, kuko ukunda Imana. Bibiliya avuga ngo uri wese azahembwa ibyo yakwiriye gukora, ibyo yakoze. Uri wese ahembwa ibikwiriye ibyo yakoze. Nawe niba ukunda Imana, Imana irakuzi. Mwene data, iba ukunda Imana, Bibiliya tubwira ngo kunda Uwiteka n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ibyawe byose. Umutima wose. Ese wakunda? Muzi gukundana. Ndumva murimo kuvuga ngo hari umunsi w'abakundanye. Urakunda. Ese iyo ukunze umuntu we ntakumenya, ariko se kuki urimo kwiheba? Niba warakunze Imana, kuki Imana itagukunda yo? Ndagira ngo utangarize uyu munsi wa none, Imana iragukunda. Niba ukunda Imana, Imana irakuzi. Ariko ukunda Imana ni umenywa nayo. Imana ishaka kugira ngo ikumenye, imenye izawe, imenye ibyo bikuruhije, imenye ibyo bikuraje inshinga, imenye ibyo bigucogora, imenye ibyo bikubereye inzitizi. Yesu aje kugira ngo abirangize byose, kuko ukunda Imana ikabikuzi.
ngo ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Kunda Imana mu buzima bwawe, uyikunde. Numara kuyikunda, Imana nayo izita ku zawe. Kuko uzi gukunda, ugakundwa akaza cyangwa ugakunda musheri wawe cyangwa fiyanse wawe cyangwa uwo mu inshuti yawe, ukamenya icyo akeneye, ukamenya icyo kimugoye, ukamenya ikimubabaza, ukamenya kugenda wigengesereye imbere ye, aba ari gukunda Imana rushaho. Noneho kuki muzi gukunda abasheri wanyu, mugakunda imigango yanyu, mukamenya icyo ikeneye, ariko mwagera ku Mana nimwereke urukundo muyikunda. None wanyuze ukavuga ngo hari abarimo kuvuga ngo Imana yarabataye. Ntabwo yagutaye, ahubwo niwe wivanye ku Mana. Imana ntabwo yaguta, igutaye wapfa. Uyu munsi ndagira nkubwire ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana izi ko waburaye, irabizi, ejo ikakugaburira. Imana imenya ko washonje, ejo ikakuzanira ibyo kurya, sitoke kuzura. Imana imenya ko uri mu ntambara, Imana ikakurwana ikakurinda. Imana imenya yuko bakwirukanye mu nzu wabuze ubukode, Imana ikaguha inyishyu ukajya kwishyura. Imana imenya yuko urwaye, Imana ikagukiza. Imana imenya yuko ufite ingorane zikugoye, Imana ikazigukuramo. Imana imenya yuko wanyotewe, Imana ikaguha amazi. Ni Imana rega, ntango ni Imana y'urukundo, ntabwo imeze nkawe. Yiragukunda, nguje kukubwira ngo iragukunda. Ikibazo kimwe gusa nuko wayitaye ugasubira inyuma ukajya mu byaha. Ibicumuro byawe nibyo birimo gutuma ujya kure y'Imana. Ibyo nibyo birimo kugenda bigira bite bifunga isezerano ryawe. Uyu munsi ndagera ngutangarize nkubwira ngo mwene data unkurikiye, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Kuko Imana igukunda izatuma ibana nawe, ikakugira neza, ikaguhisha, ikagutunganya. Hari abantu Imana yahishe, iguhisha mu kigeragezo, kakavaringa ahantu ku buryo abakureba uri mu kigeragezo ugenda uratambuka, ariko bakubona ukabona umeze neza, ariko nyamara Imana ntiyaguhishe. Bagushakaho bitanu ukabibura cyangwa igihumbi ukakibura, ariko bakubona ukabona ubigenze neza. Si uguhishoka n'Imana. Ese Imana ntiyakugaburiye muri covid? Nubu niyimo kugaruka muri guma mu rugo cyangwa guma ku mavi, ntikugaburira? Watanze iki nshuti yanjye? Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Aho uryamye Imana iragukunda, aho uryamye, aho kwa muganga, aho wowe nkurikiye, ndagira ngo guhumurize iyo ndwara urwaye. Nkuko yabikubwiye ngo batuma kuri Lazaro, Yesu arababwira ati mugende mumubwire ngo bashiki ba Lazaro ngo iyo ndwara arwaye ntango ariyo kumwica. Ukunda Imana amenya icyo Imana ishakaho, niba ari indwara yo kumwica cyangwa niba ari indwara yo kumukiza. Hezekiya yatumye ku Mana, umuhanuzi aragenda aramanuka aramubwira ati raga ibyawe, kuko indwara urwaye atari yo kugira ute, atari yo gukira, ahubwo niyo kukwica. Ngundi nta kindi, yibuka ibikorwa yakoze, yibuka imirimo, kuko azwi n'Imana, ngo arapfukama arasenga ngo yerekere ivure. Imana yo mu ijuru imanura wa muhanuzi nanone, aramanuka araza aramubwira ati kuko gusenga kwawe no gukunda Imana kwawe, haleluya, mwongera imyaka 15 yo kubaho. Kubera iki? Yasobanuje Imana, yaramenye yikunda, akora imirimo arayikunda. Muri ko kuyikunda kwiwe niko kwamuhaye kumenywa nayo. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Mwene data, niba ukunda Imana, Imana irakuzi. Tuzi uceceke, reka kurira ngo nabuze umugabo, nabuze umugore, nabuze ubukwe burapfuye. Hoya, bose urabizi ko bupfuye, bose urabizi ko wamubuze, ngo zibura ibiri Imana yagutabara. Ujya iyo kanseri nayo yakira, niba Imana yaravuganye nawe, niba warayikunze, Imana ikabikuzi, iyo kanseri yakira. Ubwo burwayi bwari bwo bwose bwakira. Iyo covid muri wowe yakira. Ngira nkubwire ngo nta kindi kintu gusa, ukunda Imana ni umenywa nayo. Yegereye akegera Imana agakiranuka. Nakubwiye ngo
iyo ukiranutse ntacyo utageraho, iyo ukiranutse nta kimana itaguha, iyo ukiranutse nta imana itagukora n'itakugeza. Nahuye n'ibibazo n'intambara nyinshi, ariko negera Imana. Muri uko kwegera Imana, Imana irandwanira, inyereka ko turi kumwe, inyereka ko iri mu ruhande rwanjye, inyereka ko nta kibazo. Umva, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Kubuzwi n'Imana gusa. Dawidi bamutaye gake, Dawidi baramutaye, bamuta mu ishyamba, abandi bakuru be bari mu rugo, bamujyana kuragira. Ariko Imana yari imuzi, Imana yari imuzi, yaramumenye. Umva, niba Imana yarakumenye iragukura muri icyo kintu kiriho, muri icyo kibazo urimo, aho bagutaye Imana ije kuhagukura mu izina rya Yesu. Aho bagushize Imana ije kuhagukura. Ibyo barimo gupanga bibi Imana ije kugira gute kubihurizamo. Izo ngorane irimo Imana ije kugukura muri izo ngorane, kuko uzwi n'Imana. Imana irakuzi. Ninde wari uzi ko Dawidi yaba umwami? Yari yaratawe. Bibiliya tubwira ngo ageze mu rugo, Samweli ahageze kwa Esayi, aramubwira ati mbese mu bana bawe ni abangaba gusa, nzanira abana bawe. Arabamumurikira, amurikira abana bize ba Eliyabu, bande na bande, Eliyabu bose arabazana, bose arabatondora, bango ni aba bana afite. Ariko yizaniye ba bandi bize bafite amashuri menshi. Imana ntabwo igendera kuri ibyo. Ukunda Imana niwe umenywa nayo, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Nyuma y'ibyo byose, nibuka Imana yamubwiye ati sa hari undi umwe Imana yari ikuzi kera. Umva, yatumye uriho, ufite amagara mazima, ugihumeka, umeze ukuri kose uko nguko. Imana iragukunda kandi irakuzi. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Wowe kiranuka, uko gukiranuka kwawe zibukira ibyaha n'ibisa nabyo zose, ubundi Imana ibane nawe. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ije kugukura muri ibyo byose. Irabizi ibyo bikwizingiyeho, irabizi ahantu uba, irabizi ahantu uba, irabizi ibikugoye, irabizi ibikugose, irabizi iyo migozi yakuboshye. Oya, nta murozi wakuroga ngo azagushobore. Wowe niba uzwi n'Imana yagushobora ate? Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana irakuzi, yarakumenye ukiri urusoro, ukiri mu nda bakigutwita, irakumenya. Niyo mpamvu yagukujije, ituma uza ku isi. None mwene dada, wowe nkurikiye unteze amatwi, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ndangije nkubwira ngo mbese ukunda Imana ute? Ese urayikunda? Ese uracyari mu byaha? Niba ukiri mu byaha uyu munsi wa none wihane. Niba ukiri mu bibi ugikora ibyo, niba utarakizwe ukizwe, wizere Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nawe wamenye Imana ukabivamo ukagwa, uyu munsi garuka ku murongo, garuka mu nzira, kuko nugaruka mu nzira Imana irongera kumenye. Imana iteguye kukugirira neza. Reka dusenga Imana. Urakoze nyakubahwa mwiza kubw'aya magambo atambutse ahangaha, wahereza umugisha ku badukurikiye bari bo bose. Ndasenze vuga n'Uwiteka Imana wihesha icyubahiro ku buzima bwabo, ku byabo, kuko ijambo rya ritumanutse ritubwira ngo ukunda Imana niwe umenywa nawe. Reka umenye abantu bawe Mana, abanyantege nke, abanyamasengesho barambitse ubamenye. Abantu bose bongere bagarure ku murongo, bongere bagaruke ku gicaniro, bongere abatambyi bongere batambe, kandi bejejwe nawe, bongere bamenywe nawe Mana. Wakure mu bibazo, mu bigeragezo. Abashonje ubashe kubaha ibyo kurya, abarwayi ndabasengeye ubashe kubakiza, ugende aho mu bitaro, aho baryamye, mu izina rya Yesu Kristo. Ukora imirimo n'ibitangaza Mwami, we bakoreho Mwami, utitaye intege nke zabo, utitaye ku zabo, bagirire neza babone igitangaza cyawe, kuko abagukunda nibo umenya. Nyemera nyakubahwa mwiza, kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo tugushakane Imana umwete. Aba bana bawe nabo bari gusenga, ubagirire neza Mwami.
turasenze mwami Imana yacu, abarwaye indwara zitandukanye turabasengeye kugira ngo ubafashe kandi ubahumurize, ikiganza cyawe gikomeze kibe kuri bo, kibamanukire. Ngushimiye ibyo kuko ubikoze nyakubahwa. Abari mu bigeragezo nabo batabara, ubaha imbaraga zo kwihangana ndetse n'izo kunesha kugira ngo babashe kuva mu bigeragezo barimo. Ngushimiye ibyo kuko ubikoze mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Urakoze mwene Data, Imana ibahumurije.